Amen, amen. Amen. Nubwo rukurwanywa, nubwo rugutukwa, nubwo rugusuzugurwa, ntabwo Satani azakoresha ibitazakoresha abantu. Yego. Amen, amen. 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 Mubwire mwese ko ukuboko sizananirwa, nawe abana Yesu azanyamutse. Ingabo za Satani nuko zangana gute. Amen. Amen. Nawe naroha amazi. Komera komera mwene data. Ndagira mubwire we gukomeza gutinya ibibazo uri kureba imbere yawe. Amen. Ijuru hari Imana. Muri Covid Imana ntayibonye. Imana yarabibwira ati ugiye kurya ku amadolari yaturutse muri Amerika arazangeraho. Haleluya. Amadolari 200 muri Covid nariye neza cyane. Amen. Yo Mana icyubahiro. Icyangombwa nuko wapfuye mu mwuka. Uyu ni umubiri. Amen. Ibindi byose ntibigutera ubwoba. Amen, amen. Shirana n'ubugingo bwawe. Imana imaze imbwira ngo nimbwire abantu ngo babe bazima mu mwuka. Be kwita ku byo bari kubona n'ibyo bari kubona. Ngo kandi be kurangarira ku ma YouTube n'ibindi. Kuko hari gucaho rimwe na rimwe ubutumwa bugira gutera abantu ubwoba cyangwa bumwe mu kabayo. Amen. Ngo mugire gute? Mube maso. Haleluya. Amen. Amen, amen. Uko mumbana buri ndabaha ubuhamya gatoya siko navutse. Navutse ni muzima. Amen. Amen. Nagize ikibazo cy'ubumuga mfite imyaka 8. Ibyagenze gute? Nasize mukadata wacu mwiteze ikibindi cyane bindi. Nagenda soma. Maze gusoma. Ubwo mfata ubwonko. Bamwe bati nimba se bajyana mu miti y'Ikinyarwanda birangira nyine bigenze ukuntu. Yari amaze iminsi arwaye nyine yari ari kugira ngo yari ari kwiyengeza. Ngamo mu nyanja mu gitambo. Amen. Amen. Ariko niba ndikuvugira iki ndikuvugira Imana. Mwigiye kizaba gishira. Abaririmbyi bazata. Amen. Amen. Yesu rukuvuga ivuga ngo tugukeneye. Mbokana umwami wabo azabakira. Ngo namara kubakira ngo babwire ati mwakoze neza. Wongere mubwire Imana. Amen. Amen. Ntabwo rero iyo Imana ishaka kugira ngo igukoreshe gukira ahantu igucisha ahantu hakomeye. Ubwo nakuriye muri ubwo buzima no kuba nabasha kugendera kuri Simba. Nagiye gatagata. Kuko kubasha kuba nahagarara nkagendera kuri Simba. Amen. Icyo gihe niga yo wa mbere niga yo wa kabiri indi myaka yose nayize bamuruka. Ibyo rero ntabwo byanditse nkurikiranye muri Imana irabanza ikagucisha ahantu. Igihe kiragera intambara ibaye 94 ababyeyi barataha. Mba mu buzima bw'ubupfubyi bugoye. Uri uzi kubana n'umuntu mukabana utari kumuvomera amazi. Inyura ntakarye n'ubundi ntacyo bimariye. Hari n'igihe cyageze bamuburoza. Ubu butaka mureba bene data uzakora. Reka tukice na kariya gasambu gasigaye tukajyana. Imana irandokora. Amen. Amen. Ishuri rero ntabwo ryarekeye aho ngaho. Ibigeragezo byarakomeje biragenda birakomeza biragenda. Igihe kiragera ndwara uburwayi bukomeye. Ngiye kwa muganga barambwira bati rero muganga w'Umunyamerika niwe wabimbwiye.
Imana igira ibintu byinshi, nzagutuza i Kigali, nzaguha abana, nzakugirira neza. Ubwo ntangira kwibuka ku cy'Imana yavuze. Ubwo rero muri icyo gihe muganga yarambwiye ati rero kugira ngo bazajye kukubaga yitegereje ijambo kugira ngo gikomeze, ati rero kubera ko wabanje kurwara ukaba warananutse, rero wemere tujye tuguha kuri ibi biryo by'abarwayi basigaye, abarwayi bari kugira ngo ikigeragezo kigere ku itegeko aho nciye tumuzi n'ibindi sati yarwaye sida, yarwaye sida. Haleluya, amen. Nuko igihe cyo kumwaka kiragera, nta muntu wari undi usibye Yesu, ibe twajyanye no kwisigira na Yesu. Amen, amen. Yupfuye Yesu aramwerekeza ndetse abona urupfu bakajyana, ariko inshuti zo mu isi gusezereraho ikarangira. Amen, amen, amen. Igihe kiragera, Imana irakunda, Imana yarangiriye neza, ntangira kwiga, ngeze mu wa gatatu Satani akinuka rikomeza. Nongera mbavuye mu ishuri nyine, njya kongera gusubira mu nzoga, nuko nyine narabaye umuntu wari warihebye. Igihe kiza kugera Imana yavuzeho muri 2003 ndongera ngaruka mu ishuri. Amen. Igihe kigera najya gusengera hariya hepfo mu Butare, twajya kujya muri Rwamagana na Yehova, abenshi barahazi. Imana ikambwira ngo tujye kubayoboza. Amen, nzamukoresha. Amen, amen, amen. Igihe kiza kugera tuzakugendesha imisozi. Haleluya, amen. Ibyo nagiye mbibona, najyaga njya i Muhanga, nava i Muhanga nkajya kuri Kanyarira n'amaguru, nongera nkagaruka nkaza nkarepeta ku gitondo, nkajya muri korali ntihagire umuntu umenya yuko naraye kuri Kanyarira. Amen, amen. Ibyo biba bitangiye gusohora, Imana bitangiye kugenda ibinyereka. Yibaze kumva ngo kuva i Muhanga ukajya kuri Kanyarira ni urugendo rurerure utaza kugira ngo uruhuke, no kongera kugaruka nkaza kugera kwa Pasiteri, kandi nkaza nkanareke nkagaruka mu murimo w'Imana. Ariko we kuva hariya uzaha ntakubona, uragira ngo ntidufite urubanza. Amen, amen. Igihe rero kiza kugera ubwe, amen, igihe kigeze, Imana irambwira ngo ngiye kukubakira. Najya mbwira Imana, ariko se Mana uranyubakira mfite iki? Nta kintu mfite, nta ntebe, nta kazi. Uwo mugore nzamuzana gutya, nzamumarira iki? Imana iti nzakubakira. Igihe kigamije Imana yacu niza kwizigira, ariko hakaba harimo abo najyaga ndeba gutya abareba Imana ikambwira tereka ntabwo ari abo ngabo, uzamubwira ngo Imana kumubwira agenda abiganirize bagenzi be bamusekere bamuseka kwayo. Amen, amen, amen. Ubwo muri abo bana bose Imana iratse irangira ku mugore wawe ari mu burasirazuba. Amen, 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 amen. Rero kiza kugera nyine nakora ku murimo w'Imana w'ivugabutumwa, kigeze ahantu umuntu twari twarasenganye turamusengera nyine hariya aho tuyo bizabakoze ubusamata yesuyo tujya kumutaha kuko n'abantu bamufashije gusenga. Imana yaramugiriye neza, kuko ijwi rirambwira ngo cyebukure, twari turi mu gusenga, twagiye gusenga, rirambwira ngo cyebuka urebe hano ntiwabonye iki? Ndabwira ni mabonye umukobwa w'inzobe yambaye iki? Yambaye ishati y'umutuku, ijipo y'umweru. Yari umukobwa se wambaye iki? Nawe wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umweru. Ijwi rirambwira ngo uzongere kugira ikibazo ngo ruri